Reka ntangirane n'umutumirwa w'uyu munsi akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Reka ngwikaze muri studio za 89 n'ibice bine. Murakoze cyane. Umeze ute, byifashe bite? Meze neza cyane. Hano urahabona ute klima yo wayibonye ute? Kuko mu by'ukuri ntekereza yuko akavura iyo kabonetse abantu benshi hari uburyo babifatamo bugiye butandukanye, kuko abakunzi b'ubwiza bo bakubwira ko mu gihe cy'izuba ngo abantu babasa nabi. Ikigaragara nuko uyu munsi harakeye, kavura kaguye, abantu bari bamaze iminsi hari izuba ryinshi ariko hameze neza. Hanyuma rero ntekereza yuko ikiza kuruta ibindi ari ugutangira wibwira abadukurikiye bakamenya muri rusange bagiye kuganira ni muntu ki, ubundi tugakomeza kugenda twungurana ibitekerezo kuri iki gitabo cyawe wanditse ukacyita Inzozi z'urukundo. Murakoze, nitwa Uwimana Emmanuel ariko uzwi cyane ku izina rya Emmy Sympa. Nkaba ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'umwana umwe. Ndumva bibaye ibyo birabaye. Abantu bashaka kwibaza bati mu buzima busanzwe uri umwanditsi w'ibitabo gusa cyangwa hari akandi kazi ukora kawe ka buri munsi? Ntago ndi umwanditsi gusa mu buzima busanzwe, umucungamari wa farumasi y'akarere ka Karongi. Nguko rero uko bimeze. Hanyuma wenda tugarutse gato kuri iki gitabo cyawe wise Inzozi z'urukundo, ni igitabo cyawe cya kangahe? Ese usanzwe uri umwanditsi cyangwa nimba ukinjira muri iyi kariyeri? Iki gitabo ni igitabo cya kabiri. Igitabo cya mbere cyitwa Ubuzima mu muryango. Iki rero icyo cya mbere cyasohotse muri 2010, iki ngiki cyo natangiye kucyandika muri 2012 ariko gisohotse muri uyu mwaka 2017. Hanyuma Emmy Sympa, abantu benshi cyane bakunda kuvuga bati icyo umuntu azaba kenshi na kenshi ugenda usanga akora ibikorwa bitandukanye bifitanye isano nacyo. Impano nk'ingi yo kwandika ibitabo wayigize ute? Yaje ryari? Watangiye kubyiyumvamo ryari?